ruboneka atera umupira muremure amakosa akomeye abadefanseri b'ikipe ya Rayon Sport bahuzaguritse imbere y'izamu rya Patient Ndikuriyo Farouk Sentongo ndani tereka mu munota 14 w'umukino Bugesera inafungua lango Bugesera kimwe Rayon Sport ubusa amakosa akozwe n'abadefanseri Ruinda Farouk Saif arabinjirana neza cyane abaguzagurika umuzamu araryama ashatse gukura umupira biranga barongera birwanaho Richard araza kubita umupira ariko Ruinda Farouk Saif wari wamaze kubinjiramo tayari ahita atereka mu pawo Bugesera kimwe Rayon Sport ubusa ngira ngo iki gitego abantu b'inyamirambo barimo barakinjoyinga kurenza hano Farouk ushose umuzamu pira ukuramo nabi nikosa rya kabiri akoze kuva imatch yatangira Patient amusubizamo uwo bita Pacifique Dukundane azenguruka stade Cerebral hano igitego kwizigira uburyo kigiyemo biragaragara ko gitsinzwe na Dukundane Pacifique nyamara ishoti rya mbere ryashoswe na Farouk Bugesera kimwe Rayon Sport ubusa ubwoba bw'abareyo bwiriwe hano Nyamata abareyo twahoranye mbere ya match ubwoba bwari bwinshi iminota ya mbere y'umukino 17 gusa igaragaje ko bafite impamvu mu by'ukuri Rayon Sport bamaze kwinywa kera cyane. Oh la la, stade irakonje isa n'iguye mu mazi. Rubuyanga tubwira uko bimeze Nyamirambo bamaze kumva iki gitego cya Bugesera. Utabizi neza wagira ngo ni ikipe ya APR yari itsinze, utarizi cyangwa se ari gukinjira wagira ngo APR gishyizemo, ariko mu by'ukuri uravuze uti Bugesera abafana ba APR bahita bajya ibicu rwose bishimira igitego cya Bugesera gihise kinabatiza ingufu kuko bahise bazamukira n'imwungura cyafana ikipe yabo irimo kwataka ku buryo bukomeye n'ubwo itarafungura amazamu. Ubwo rero akaba ari uko gahunda zifashe, abanyabugesera batangiye kujya mu kazi, batangiye kujya mu ngamba. Tatu kofuri iri kure cyane mu by'ukuri igiye guterwa n'umundi na kapiteni Muhire Kevin. Eka tureba arayizamuramo Abedi bamushyira hasi ariko umusifuzi arasanze aravuga ati ntacyabaye. Attention contre-attaque ya Bugesera, contre-attaque ya Bugesera, umupira bawushyira hariya arawuzamukana Yakubu ku ruhande rw'ikipe ya Bugesera, kina neza cyane Yakubu mu rubuga rw'amahina, bati ni penalty ikipe ya Bugesera, penalty penalty ikipe ya Bugesera. Ngabo Isonga Patrick atanga penalty, abareyo bari kubita bari kugura mbega sekanse tubonye hano kwizigira mu gihe abareyo barekaramaga ko bagomba kuba bahawe penalty ku ikosa ryari rikorewe Abedi Biramahire. Ekipe ya Bugesera yambuye umupira, umusifuzi amaze kubisanza barihuta bageze muri surface de réparation, abaho gukorana umusore w'ikipe ya Bugesera aryama hasi, umusifuzi ati ni penalty ikipe ya Bugesera hano. Abareyo ntibabyumva barashaka kwinjira mu kibuga, abatoza, abakinnyi, abafana ntibumva ikibaye hano kure. Mama mia Santa Maria, iki ni cyo abantu batekerezaga mbere y'umukino. Hagomba kuba ikintu kidasanzwe uko byagenda kose. Mu gihe rero yerekamaga penalty amasegonda 30 gusa, yerekamaga penalty hano amasegonda 10 anyuzemo. Contre-attaque ya Bugesera avuga ko Bugesera ahubwo penalty ibuze kuba iya Bugesera. Nyagasani abakinnyi bareba ntibabyumva, ati reka nkubite umusifuzi ruzaca imana. Ntibabyumva abandi bakinnyi baramubwira ati we Yusuf Diagne reka ibyo, Yusuf Diagne reka ibyo, barimo gusa abakinnyi kuva mu kibuga. Muhire Kevin aramubwira ati wituma tubona n'ikarita y'umutuku itari ngombwa. Oh la 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 la,
nayisifuye nayitanze. Yusu Diagne abwira umuzamu ati sohoka mu izamu ntabwo mbyemera. Ati arimo aramusohora nibyo. Yusu Diagne arabyumva ati pasi yasohoka mu izamu ntabwo asohoye mbyemera. umuzamu mu izamu hariya n'abafana bati nibyo. Abafana bati muve mu kibuga. muve mu kibuga. Abafana ati muve mu kibuga. Abafana bati muve mu kibuga. Yusu Diagne ati sohoka ntabwo nakwemera kujya gufata iyi penalty. Yusu Diagne abakinnyi ba Rayon Sport bamwirundaho kwizigira stade irimo abafana batari munsi y'ibihumbi 6 hano. Bari baravuga ati navemo. Oh la 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 la. Nibyo umuzamu amusohoye hanze. Aravuga ati ntibishoboka. Oh la 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 la. Ntibishoboka ati ntabwo umuntu ashobora kutwiba tureba. Yusu Diagne arimo ararira amarira yamushizemo. Iyi niyo baruwa Rayon Sport yanditse kwizigira mu minsi 2 ishize. Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ibaruwa kamarade SG wa Ferwafa asubiza avuga ko babizi uburemere bw'umukino ndetse bazagerageza guha umukino abasifuzi afite inararibonye. Abafana ba Rayon Sport bati muvemo, barimo bararima ngo muvemo. Nibyo biri hano kuri stade y'akarere ka Bugesera. Ibi ngibi umuntu yagomba kubyitega kubera ko kubera ko abasifuzi n'ubundi ntibavugwagaho rumwe, bibaye ngombwa ko polisi bamanuka ari benshi cyane bagatangira kuba deploying ababwira ati muze kuba mucunga umutekano atagira umufana w'injira mu kibuga. Gusubiza abantu inyuma gato. Aba basifuzi Rwanda Premier League yabatangaje uyu munsi. Ariko hashize iminsi 2 Rayon Sport yanditse ivuga kuri buri musifuzi kuri abasifuzi n'ubundi bari kuri uyu mukino, ivuga ko itemera ubutabera buzatangwa n'abasifuzi batemewe na FIFA. Ibyo federasiyo yasubije ivuga ko atari Rayon Sport ipangira abasifuzi ndetse ko federasiyo izi uburemere bw'uyu mukino bazatanga abasifuzi bafite experience. N'ubundi urutonde rwagiye rusohoka ruriho bwana Eric, ruriho bwana Ngabayisonga Patrick, uwo Ngabayisonga n'ubundi akaba ariwe mu by'ukuri wazengurutswe n'abakinnyi ba Rayon Sport aka kanya. Umuzamu yagarutse mu izamu yemere guterwa penalty. Ibyo Muhire Kevin umuzamu arimo aramutuka amuga ati toka urambwira iki wowe? Uwo bita Muhire Kevin afite akazi katoroshye. Serumogo Ali Omar yajyagara mu izamu yanga gusohokamo, ariko Muhire Kevin aramuga ati mwihangane mureke batere nakundi byagenda bagomba kwera bagaterwa penalty. Nakundi baraterwa penalty nibyo. Ibi biranyibutsa umukino wa Musanze bwo Musanze yakinaga na PRFC ku munota 8. uribuka match Musanze muri saison n'ubundi Musanze kina na PRFC gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Elenga Kanga Junior natsindi penalty araza kuba ufite ibitego byinshi kurusha abandi bose muri saison itako 14. Omar Abari Takuma, attention reka turebe. Goal!